uyu mugumuriro ntawo agatodo wakagarutse kubera umuriro ingufu ari ngeye wabonye umuriro. Turi mu mudugudu wa Mufukuro, akagari ka Kabazungu, mu murenge wa Musanze, mu karere ka Musanze, mu za parike y'igihugu y'Ibirunga. Abatuye muri Mufukuro bagaragaza ko umuriro w'amashanyarazi begerejwe ubazitira mu bikorwa bijyanye no kuwubyaza umusaruro. Fataga urugendo tukaje no hepfo kuri tero kandi natwe twagagombye gukora iterambere. Mufata urugendo kandi mufite umuriro ndi kububona. Uyu mugumuriro ntawo agatodo wakagarutse kubera umuriro ingufu ari ngeye. Iyo ucometse hose ngo ikintu gifite imbaraga bigenda bite? Umuriro nampure ubwayo yicometseho umuriro guhitaga kugenda ntinashitu. Radio? Ntinagambe neza. Mbese bituma iyi santere idashyuha nk'uko byari bikwiye cyane. Gute? Neza kubera umuriro guba ari mukeya ingufu nyine byinshi cyane. Ntiwashyiramo icyuma kibeta, ntiwa telefone mashine zisudira ntiwasudira. Bayizanye zo bagacomeka byagenda bite? Umuriro ako kanya uhita bizima. Mbese muri ibyo bigeze saa 12 umuriro nako kanya uhita ugenda. Hari igihe kigera nk'amasaha y'umugoroba umuriro ukaba mukeya. Umuriro ukaba mukeya gute? Tukabona birazimye mu masaha 2 bikongera bikaka. Ariko ngo iyo umuntu acometse nk'akantu karagasya isombe cyangwa bari gusudira murawubura burundu ukagenda gute ukazima. Uyu muriro w'amashanyarazi begerejwe ngo uramutse wongerewe imbaraga hari bimwe mu bikorwa byinshi byo kuwubyaza umusaruro batangira gukora, birimo kuzana ibyuma bisya ndetse n'ibisudira. Wabonye umuriro twatera imbere, twatugize iterambere natwe nk'abandi bose. Iterambere ryaza tukabona n'imashini tukabaza n'inzugi, noneho tugasudira n'igisyo cy'umuriro kikahagera. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Nsengimana Claudie uyobora aka karere agaragaza ko uyu muriro w'amashanyarazi aba baturage begerejwe bwari uburyo bwo kugira ngo byibuza bashe kubona urumuri. Gusa ngo muri iki gihe gahunda bafitanye na REG nuko abahawe umuriro muke bagomba guhabwa umuriro ufite imbaraga kugira ngo babashe kugira icyo bamumarisha mu bikorwa byo kwiteza imbere. Ibyo byari igisubizo mu gihe cyashize cyo kugira ngo byibura tureko buri muturage abasha kubona urumuri, abashe gucana, abana bige, ye kurya mu kizima, agira isuku, adakoresha twa dutodowa twa kera tuzana umwotsi ngo tube twanangiza ubuzima bw'umuntu. Uyu munsi rero gahunda ihari na REG nuko abantu bahabwa umuriro ushobora no kubafasha gucomeka ibyuma cyangwa se ushobora no kwifashishwa mu guhanga akazi kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere. Uyu munsi rero ngira ngo nicyo gisubizo gihari. Hari uko abawuhabwa uyu munsi bahabwa umuriro ufatika wabafasha muri ibyo, ariko hari nuko n'abagiye bagira umuriro wa monofaze bazagenda basimburizwa kugira ngo babashe bahabwe umuriro none wabafasha gukora n'ibindi. Muri rusange akarere ka Musanze muri uyu mwaka ngo kihaye intego yo gucanira byibuze ingo 7,500 ku buryo ngo iyo ntego uyu mwaka uzarangira byibuze yaragezweho, kandi izo ngo zose zikazahabwa umuriro w'amashanyarazi ufite imbaraga. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.